ubuzima bwa muntu bwa buri munsi ntawe ubaho adahuye n'amaganya. Hari igihe tugira intimba, kubabara, kwiheba, ibibazo, gutakaza abo dukunda, ubukene cyangwa indwara. Ariko Bibiliya itwereka ko amaganya atari ikimenyetso cy'uko Imana yadutereranye, ahubwo ni inzira yo kudutegurira ndetse no kudukomeza. Muri Yohana ibice 33 ibice 16 umurongo wa 33 haravuga ngo mu isi muzagira umubabaro, ariko nimugire umutima mwiza kuko nanesheje isi. Abantu benshi batekereza ko gukizwa n'Imana bituma umuntu abaho nta bibazo, ariko Bibiliya itwereka ko ibi binyuranye n'ibyo abantu bibwira. Yesu yarababajwe, ararira ndetse aratezwa. Pawulo yarakubiswe, arafungwa, agira inzara n'indwara, ariko ntiyigeze atererana Imana. Abavuga ko bubaha Imana muri Kristo Yesu bose bazarenganywa. Ibyo byanditse mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 12. Amaganya rero si ikimenyetso cy'uko Imana yadukuyeho amaboko cyangwa se itazaduha umugisha. None kuki Imana yemera ko tugira amaganya? Imana yemera ko tugira amaganya kubera impamvu zikomeye. Impamvu ya mbere ni ukudutoza kwizera. Iyo byose bigenda neza, kwizera biba byoroshye, ariko iyo ibintu bigoye nibwo kwizera kwacu kugeragezwa nyine. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo rwa Yakobo igice 1 umurongo wa 3 haravuga ngo kuko kugeragezwa kwanyu gutuma mwihangana, bityo kugeragezwa kwacu bituma kongererwa kwihangana kugashyika. Impamvu ya kabiri ni ukuduhindura. Amaganya atuma tugira umutima wicisha bugufi, tukareka kwiringira imbaraga zacu. Mu rwandiko rwa Yakobo ibice 4 umurongo wa 6 haravuga ngo Imana irwanya abibona, ariko igaha abicisha bugufi ubuntu. Muri wenyine mu bantu bahuye n'amaganya, kuko Yobu yatakaje byose, ariko Imana imushyira hejuru kurusha ibyari byamubayeho bwa mbere. Yosefu yagurishijwe n'abavandimwe mu Egiputa, arafungwa, ariko Imana imugira umutware w'ingabo aho ngaho mu Egiputa. Dawidi yarahizwe, yihisha mu mashyamba, ariko byaje kurangira abaye umwami w'ubwoko bwa Isirayeli. Na Yesu ubwo yababajwe cyane, ariko yabaye umucunguzi w'iyi si. Amaganya ntabwo ari imperuka, ahubwo n'urugendo rugana ku mugisha. Nubwo tutabuzwa amaganya, hari isezerano rikomeye. Muri Zaburi ibice 34 umurongo wa 19 haravuga ngo nzakuba hafi mu mubabaro, nzagukiza. Hanyuma mu rwandiko rw'Abaroma hakaba handitse mu bice 8 umurongo wa 28 hakaba handitse ngo Imana ituma byose bikorera hamwe icyiza cy'abayikunda. None se umuntu yakora iki mu gihe yugarijwe n'amaganya? Iyo uri mu maganya, ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba gusenga, ukaba hafi y'Imana, ukayibwira byose. Icya kabiri, soma ijambo ry'Imana. Komeza gusoma Bibiliya ushakamo amagambo yaguhumuriza, bizatuma kumva Imana ikuri hafi. Icya kabiri, ntukitandukanye n'abandi. Izere Imana kandi bizere ko ifite umugambi. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 7 handitse ngo mushyire umutwaro wanyu wose ku Mana, Imana ibitaho. Amaganya rero si ikimenyetso cy'uko Imana biteranye, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Imana iri kudutegurira ibyiza birenze ibyo tubona. Ntukareke ibigeragezo ngo bigutandukanye n'Imana, kuko bishobora kuba ari byo
utegereje umugisha wawe.